Hello, mwiriwe neza aho muri hose aho muherereye mu bice byose by'igihugu, ndabasuhuje. Amazina yanjye ni Ashimwe Gitaragate Konsole, nkaba ndi umuforomokazi. Tugiye kuzajya tubana ku biganiro ndetse tuganira no ku buzima bw'umwana n'imikurire y'umwana. Uyu munsi rero nifuje ko twaganira ku nsanganyamatsiko ivuga ku kamaro k'amashereka ku mwana w'uruhinja. Icya mbere twabanza kumenya ese amashereka ni iki. Amashereka ni bimwe mu biryo bibasha gutunga umwana, bikungahaye ku ntungamubiri, yaba kuri poroteyine, ku binyamavuta, ku byubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara. Ndetse amashereka agira ubwoko bwinshi. Ari mu bwoko butatu. Bwa mbere ni colostrum, ya mashereka umubyeyi abona akimara kubyara cyangwa se akaba yayabona no mu gihe atwite. Ayo mashereka akenshi iyo uyabonye ubona ameze nk'amazi, ariko uko iminsi igenda iza hakaza transitional milk. Ni ya mashereka atangira kuza mu gihe umubyeyi atangiye konsa, bamwe na bamwe twita ngo ni umuhondo. Aya gatatu ni mature milk, aba mu bwoko bubiri. Mature milk tugiramo high flour milk na hind milk. Flour milk ni ya mashereka aza mu gihe umubyeyi ari konsa, amaze iminsi yonsa. Ni ya mashereka akunda kuza, iyo uyareba ubona ameze nk'amazi ariko si amazi. Ni ya mashereka aza mu gihe cy'iminota 5 umwana ari konka, amara icyaka umwana akamumara inyota. Akurikiyeho rero aza asa umweru ameze nk'amata, niyo twita hind milk. Ayo mashereka akenshi ni aba akungahaye kuri za poroteyine twavugaga, ku binyamavuta, ibyubaka umubiri ndetse n'ibirinda indwara. Ni byiza rero ko twonsa abana mu gihe cy'iminsi 1000, ndetse nk'uko umuryango wa OMS wita ku buzima ukunda kuvuga ko byiza ko twubahiriza umwana, ntitugire ikintu tumuha kuva akivuka kugeza agize amezi 6. Kubera impamvu ya mbere akenshi ni uko umwana inzira y'igogora yiwe ibitarakura. Uko rero agenda akura yagejeje amezi 6 ibitangiye gukura, niyo mpamvu badutegeka ko twatangira kumuha ibyo kurya agize amezi 6. Reka muri aka kanya rero tujye ku nsanganyamatsiko yacu, tuganire ku kamaro k'amashereka. Mbere bifasha umubyeyi gusevinga ya mafaranga yakoreshaga ajya kwa muganga mu gihe umwana yagize ibibazo, kubera ko yatangiye kumuha imfashabere mu gihe kitari icya nyacyo. Ikindi kandi bituma umwana agira ubuzima bwiza. Icya kabiri twavugaho, bituma umubyeyi yongera communication cyangwa se urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi mu gihe amwonsa. Iyo bari kurebana, iyo umubyeyi yishimye n'umwana arishima, yababara n'umwana akababara. Ikindi twavugaho ni uko bimara stress umubyeyi muri cya gihe ababaye. Yareba umwana amusekera mu maso, nawe arishima, ya stress yari afite ikagenda. Ndetse hari n'abo bifasha mu bijyanye no kuboneza. Akenshi bavuga ko uko wonsa umwana igihe kinini bikurinda no gusama. Ni byinshi rero tuzagenda tuganira. Reka dukomezanye mu biganiro bikurikira. Ugize ikibazo twagufasha, waduhamagara kuri nimero turi buze gupininga hasi. Turabishimiye kandi ikaze mukore subscribe, like, share, comment. Bye.